urakoze Yesu. Thank you, Jesus. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Yesu abaho umugisha mwicarire. Jesus bless you. You may sit down. Imana yacu ishimwe. Our God be praised. Umwanya wose uri bubone wo kwiherera usenga wibuke kumenagura izo mbaraga. Any time that you get, please, in your private time, remember to break down those powers. Imana yacu yahabwa icyubahiro. Our God be glorified. Hallelujah. Amen. Turacyakomeza n'inyigisho zacu We are continuing with our teachings. zo kugaruza imyaka inzige zacu inzige zariye imyaka yacu inzige zariye. To return the years the locust ate. Ejo bundi twararebye icyambere twarebye no kugaruza iyerekwa ryacu, kugaruza kureba kwacu, sight. On Tuesday we saw restoring our sight. Hallelujah. Amen. Twarabiganiriyeho ntabwo ndi bubisubiremo. Twaganiriye uburyo niba ushaka kugaruza iby'inzige zariye imyaka inzige zakuririye, ikintu cyambere ukwiriye kugaruza ni ukureba kwawe. The first thing you want to do if you want to restore all the years that the locusts have eaten is to restore your seeing. Hallelujah. Your sight. Kugaruza kureba kwawe. To restore your sight. Twarebye ukuntu ushobora kugenda wibwira ngo uri maso ari urakanuye ariko mu by'ukuri ugakanura ariko utareba. We saw that you can walk thinking that you're seeing and yet you're not seeing. Twabonye ukuntu umuntu ashobora kuba akanuye gutyo ugenda ubona ariko mu by'ukuri warahumye kera. You could be with open eyes but yet you're already so blind. Ibyo twarabibonye cyane. We saw that very well. Tugenda tubona ko na Yesu yo yahumuraga impumyi ntabwo yavugaga ngo kanura ahubwo yaravugaga ngo garuza kureba kwawe. When Jesus was healing the blind, he would say, restore your sight. Kuko azi ko kureba kwacu ariko kureba kukareba ari nukureba k'umuntu w'imbere. Because he knows that the sight is the inner man. Umuntu w'inyuma yareba akareba ariko nta akabona ibyo abona nyine bifatika ariko ntabashe kubona iby'umwuka. The outer man can see physical tangible things but cannot see spiritual things. Ariko twebwe dukeneye ko umuntu wacu w'imbere areba kuko ari ureba ibitarebeka But for us we need our inner man to see the things that are not seen in the tangible. Ibyo twarabibonye ubushize. We saw that Tuesday. Uyu munsi tugiye kureba ngo niki wakora ngo ugaruze kureba kwawe. Today we are going to see what can I do to restore my sight. Niki ukwiriye gusengera ko kigaruka. What can you pray to be restored on? Iyo watakaje kureba kwawe niki kiba cyatakaye. When you've lost your sight, what is lost? Niki uba watakaje. What have you lost? Ese niki Satana kwiba. What does the devil steal from you? Akikwibira iki. Why does he steal it? Muri uko kureba akikwibira iki. In that sight, what does he steal? Bituma avuga ati ndagushoboye ndakurangije. For him to say, I've managed you, I've finished you. Dusome ijambo ry'Imana muri Yobu 33. Let's read Job 33. Ku murongo wa 14 kugera ku murongo wa 16. From verse Yobu 33 14 kugera kuri 16. Job 33. Ijambo ry'Imana riravuga ngo Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho. The word of God says, God speaks once, for God does speak twice. For God does speak now one way, now another, though no one perceives it. Mu nzozi mu iyerekwa rya nijoro igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo. In a dream, in a vision of the night, when deep sleep falls on people. Niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku byo ibigisha. Amen. He may speak in their ears and terrify them with warnings. Imana yacu ihabwa icyubahiro. May our God be honored. Ikintu cyambere ugomba kugaruza mu gihe uriho uragaruza imyaka inzige zagutwaye, ikintu cyambere ugomba kugaruza ni inzozi n'iyerekwa. The first thing you need to have restored is your dreams and your vision. Inzozi n'iyerekwa nicyo kintu cyambere nkuko tubyumvise muri iri jambo. The vision and the dreams as we've seen in this word. Muri iri jambo tubona neza yuko Imana ivugira mu nzozi. In this word we still see very well that God speaks in dreams. Baratubwiye ngo Imana ntivuga rimwe cyangwa ngo ivuge kabiri. They've told us that God doesn't speak once or twice.
ngo nubwo wowe utabyitaho kuko abantu benshi ntabwo bakunze kwita ku nzozi zabo Even if you don't perceive it, you don't care about your dreams. kubera ko batanasobanukiwe yuko mu nzozi ariho Imana iguhera umurongo n'umuyoboro wo kugenderamo. Because they lack understanding that in dreams, that's where God gives you direction to follow. Imana yacu turengere May cyane our God defend us so ngo well. mu nzozi no mu mayerekwa ya nijoro In the dreams and the visions of the night, umuntu aryamye ashyizweyo ni ukuvuga ngo muri bya bitotsi byimbitse in the very deep sleep when you're deeply asleep, niho Imana ivuganira n'umuntu that's where God speaks for a person. niho Imana ihera umurongo wo kugenderamo umuntu. That's where God gives you the line to take. Imana yacu yahabwa May icyubahiro. our God be honored. Iyerekwa n'inzozi. Vision is dreams and a vision. Inzozi ni ukurota, inzozi ni ukuvuga ngo naryamye narose. To dream, it means I slept and I dreamt. Ibyo niko bimeze, waryamye urarota, rimwe warose ibintu bisobanutse, ubundi warose ibintu bidasobanutse, ariko warose. It means that dream, sometimes you may dream things that are not clear, or some things that are clear, but you slept and dreamt. Hallelujah. Hallelujah. Mu nzozi ushobora kurota, ukarota inzozi z'ubuhanuzi zivuye ku Mana, cyangwa se ukarota ibyo wowe nawe ubwawe wiriwemo. In a dream, sometimes you dream about prophetic dreams, or you dream the things that you spend the day in. Ibyo wiriwemo nizo nzozi twitwa tango ni inzozi z'umunaniro. The things that you spent your day in are called dreams of fatigue. Cyangwa ukarota ibintu by'abadayimoni. Or you dream demonic actions. Ugasanga imyuka y'abadayimoni iriho irakinisha ibitekerezo byawe, iriho urakoresha intekerezo zawe. Or the demonic spirits are playing with your mind and thoughts. Ariko icyo wamenya, ndashaka kubabwira ngo 90% y'inzozi abantu barota ziba zifite amakuru. I want to tell you that 99 of the dreams people dream have news. Ushobora no kurota izo nzozi z'abadayimoni, ariko muri cya gihe cyo kuzisobanukirwa ukamenya ko na dayimoni nawe na satani nawe akurwaniriza muri za nzozi zawe. When you're dreaming those demonic dreams, you can also know through the explanation that the devil is also fighting you in the dream. Niyo mpamvu abantu baba bakwiriye gushyira imbaraga ku nzozi barota. This is why you have to put so much power on the dreams that you dream. Ariko aha ndashaka kubabwira nanone ngo inzozi zishuka benshi. I want to tell you that dreams also lie so many people. Ugasanga umuntu akoze ibintu bitagakwiriye ngo yarose. And you find someone doing things that are not deserving because they dreamed. Cyo nababwira nuko kurota n'ukwa bose. I want to tell you that each and everyone dreams. Gusobanukira inzozi ntabwo ari ibya bose. And the interpretation of dreams is not for everyone. Kandi iyo usobanuye inzozi nabi zibasha kukwica cyangwa zikagukiza. And when you interpret dreams badly, they can kill you or heal you. Inzozi ubwazo ni ubuhanuzi iyo zisobanuwe mu buryo bw'ubuhanuzi. Dreams on their own are also prophetic if they are explained in a prophetic manner. Inzozi ni igitero iyo zisobanuwe mu buryo bw'ibitero. A dream is an attack if it's explained in an attack manner. Rero ni ukuvuga ngo Imana ivugira mu nzozi, ariko ibyo yakubwiye ugomba gutekereza ngo ubusobanuro bw'izi nzozi ndabukurahe. When God gives you a dream, yes, He has spoken to you, you have to also think about how will I get the interpretation of this dream. Farawo yararose. Pharaoh dreamed. Ngo ahamagara abantu bose mu gihugu cya Egiputa bamusobanurira inzozi yarose izari. He called each and everybody in Egypt to come and interpret his dreams. Ahamagara abakonikoni. He called sorcerers. Ahamagara abanyabwenge be bitwaga abanyabwenge bamutekererezaga. He called the wise that used to think for him. Nta numwe yashoboye gusobanura inzozi Farawo yari yarose. No one could interpret the dreams that Pharaoh had dreamed. Bageraho bajya gushakira Yosefu mu nzu y'imbohe. They got a point to go and search for Joseph in the house of kugira ngo aze prison, gusobanura inzozi z'umwami. so that he come to explain the dreams of the king. Kubera ikintu kuvuga ngo hari umuntu ubasha gusobanura.
This means that there is someone who can explain. nebukadinezari yararose Nebuchadnezzar dreamed, bashakisha umuntu uwo ari we wese yabasha kuza gusobanura inzozi za and they nebukadinezari searched for a person who could explain the Nebuchadnezzar's dream. mu bantu be bose abura uwabisobanura In all those people, no one could explain. bajya gushakisha daniyeli aba ari we wenyine ubasha gusobanura And they inzozi went to search for Daniel to come and explain the dream. ibyo byose biragaruka bikatubwira ngo kurota ni ukwa bose ariko gusobanura ntabwo ari ukwa bose. That is an explanation. That dream is for many and everyone, but explanation or interpretation is not for all. hari ibyo imana yagiye ikubwira kandi by'imbaraga There are so many powerful things that God spoke to you about. yabikubwiriye mu nzozi zawe He told you in your own dreams. ariko byarangiriye hariya kuko utasobanukiwe icyo imana iri biravugana But it nawe ended there because you never got understanding of what God was speaking to bikarangira you. inzige ziriye imyaka yawe And then it was finished with the locust eating your ahari ears. cyari cyo gihe cyawe Maybe it was your time cyo kugira ngo utere imbere so that you progress. ariko ntabwo byakunze But it's impossible kubera ko ntabwo wamenye ko ari cyo gihe cyawe. because you did not know that it is your season. dufate urugero Let's take an example. ushobora kuba wari uriho urashakisha akazi You may be searching for a job ukarota inzozi and you have a dream imana ikakwereka aho wagiye gukomanga and God shows you where you want to ndetse know n'akazi ukahabona and where you get the job. warangiza bwacya mu gitondo In the morning, ukavuga ngo shaho umutinda arota arya and you said that a umushonja poor arota person arya dreams eating. uburiya nuko nari ngakeneye It's because I needed it. niyo mpamvu narose That's why I dreamt. ariko nyamara iyo wegera ushoboye kugusobanurira But had you come close to a person to explain yari to you, kukubwira ko ari inzozi zidafite umumaro cyangwa ari inzozi z'umumaro. they will tell you that these are useful dreams or not useful. hari abantu benshi kugera na none There are many people until today. ubuzima bariho barabamo na hano muri iri torero The life they are leading even here in the church, bariho barabaho ubuzima bw'ibyo Imana yababwiye mu nzozi cyangwa yacishije mu bandi. they are living in a life that God spoke to them in a dream or through people. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Our God be honored. yozefu yagize inzozi Joseph dreamt agira inzozi afite imyaka 17 when he was 17. inzozi yagize akomeza kuzihagararaho Then he continued standing on the dreams. zijya gusohora afite mu myaka 30 n'imisago They fulfilled at 33 or much more. ariko yahagaze ku nzozi. He stood on his dream. impamvu abakristo tutagira ibitabo byo kwandikamo inzozi The reason Christians don't have books to write dreams, nuko nta gaciro duha inzozi zacu. it's because we don't give value to our dreams. ariko niba ushaka kugarura imyaka inzige But zariye if you want to restore the years the locusts have eaten, iyo tuvuze ngo imyaka inzige zariye the years the locusts have ni stolen, ukuvuga ngo imana igiye kukugarurira bya bindi yari yarakubwiye ntubimenye. God is going to return those things He told you and you did not know about them. haleluya. Hallelujah. imana igiye kugarura bya bihe God is going to bring back that season. irabigarurira mu nzozi He zawe will bring them in your dreams. irongera ikubwire He will tell you again. irongera iguha ayo He will mahirwe. give you the chance. haleluya. Hallelujah. nuba ugisinzira ukiri impumyi If you're sleeping and you're still blind, utarasobanukirwa imbaraga z'inzozi zawe without understanding the power of your dreams, n'ubundi inzige zizongera zikurira ibyawe. the locusts will eat your things again. haleluya. Hallelujah. imana yacu ihabwa icyubahiro. Our God be honored. ushobora kuba warose You may dream ukarota ngo ukarota uri ugenda mu bihugu utazi and you dream walking in countries you don't know. uvuga indimi utazi You're speaking languages you aho don't know. kugira ngo ubyuke uhite ujya kwiga icyongereza Instead of waking up and go and study English, ukavuga ngo niroteraga. and you say, I'm just dreaming. uriho uraha inzira satani You're giving the devil a way yo kukurira igihe to eat your years, yo kukurira ibihe. to eat your season. imana idutabare. May God rescue us. tugomba guha agaciro inzozi. We have to give value dreams. mugomba kugira imbaraga zo gusobanuza inzozi. You have to have power to have someone interpret your dreams. imana yacu itabare cyane. May our God rescue ugomba us. kugira imbaraga zo gusobanuza inzozi. You have to have power to get interpretation of your dream. ijambo ry'imana riravuga ngo The word of God says, ntimukagire ubuhanuzi musuzugura never despise any ngo prophecy, ariko mubugenzure. but just examine it. umuntu azagusobanurira inzozi When someone explains your dream, agomba kugufasha kubihuza n'ibyanditswe. they have to help you to connect it with the written word. inzozi zidahura n'icyanditswe A dream that is not connected to a dream, ubwo a written word, n'ubuhanuzi butari bwo. that is false prophecy. niba ari ushaka kugusobanurira If inzozi someone is explaining
explaining your dream, nawe agomba kugira rokuru, agomba kwitabaza ijambo they ry'Imana, have to use the word of God. akareba inzozi zawe, And they see your dreams, akareba aho bihurira n'ijambo and ry'Imana. they see the connection with the word of Icyo God. gihe akabasha kukubwira ngo izi nzozi ubusobanuro bwazo ni ubu. That time, then they can tell you the dream. This is the explanation or interpretation. Haleluya. Hallelujah. Inzozi za Farawo The dreams of Pharaoh, bwari ubuzima bwa Egiputa imyaka 7. it was the life of Egypt for 7 years. Inzara y'imyaka 7 yari kumara abantu. Famine of 7 years would have killed people. Ariko kubera ko yarose, But because he dreamed, Imana iramuburira. God advised him. Mu kumuburira In that, bisaba ko abona n'umuntu bisobanukiwe. he went to someone who had understanding. Amenya ko hari imyaka 7 y'uburumbuke, And they knew that there are years of fertile time. amenya ko hari n'imyaka 7 y'inzara. And there are 7 years of famine. Ariko ya myaka 7 y'uburumbuke That time of abundance of 7 ikaba years ishobora gutabara ya myaka 7 y'inzara. can rescue the time of famine. Batabikorera mu bwenge, Without doing it in wisdom, imyaka 7 y'inzara ikamira imyaka 7 the y'uburumbuke. time of famine would swallow the time of abundance. Iteka mu nzozi Every time in a dream, ibintu biza nk'umugani, things come like a parable. hagomba kuboneka usobanura wa mugani, There have to be someone to explain that parable. akawuha inzira z'ubuzima bukwiriye, And they give us a line of a right life. akabasha kukugira inama. Then they advise you. Yosefu yabwiye Farawo ngo mushake umunyabwenge, Joseph told Pharaoh, look for a wise person. mushake umunyabwenge Find a wise person yabasha kubihagararamo, that can stand in that akabikora uko Imana yabivuze. and do it like God said. Farawo arangije aramubwira ngo undi munyabwenge twamukura he Pharaoh uretse wowe washoboye kubisobanura. Pharaoh said, who other wise person can we get other than you who explained this? Imana yacu ihabwa May icyubahiro. our God have honor. Bwira mugenzi wawe ngo wite ku nzozi zawe, Tell your neighbor, take care of your dream. wite ku nzozi zawe. Take care of your dream. Ibizakwica bizava mu nzozi zawe, What will kill you will come from your dreams. ibizagukiza bizava mu nzozi zawe, What will enable you will make kubera you ko rich from your dream. kuburirwa kose kunyura mu nzozi. All advice comes from a dream. Imana yacu ishimwe. May our God be praised. Haleluya. Hallelujah. Inzozi noneho ni iyerekwa, Dreams and vision. kuko abantu benshi bakunze kuvanga ibyo bintu byombi. People like to mix those two. Umuntu akakubwira ngo narose, Someone says, I dreamed, cyangwa akakubwira ngo nagize iyerekwa. or that I got a vision. Mu by'ukuri iyo umuntu yagize iyerekwa When someone has a vision, bitandukanye n'inzozi. it's different from a dream. Inzozi zishobora kuza nk'umugani, A dream can come like a parable. ariko iyerekwa riza nk'ibintu biriho neza n'abantu n'ukuntu bimeze. A vision comes as if things are set out and how it is and people. Ijambo ry'Imana ritwereka ko Mose The word of God shows us in Exodus, Moses, mu gitabo cyo kuva in Exodus, batwereka uburyo Imana yeretse Mose ikamuha iyerekwa, they show us how Moses got a vision. akagira iyerekwa mu kuva 31. Ntabwo tuhasoma iyerekwa umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 6. From verse 1 to 6, Mose yagize iyerekwa Moses got a vision. imwe, imuha iyerekwa ry'uburyo azubaka ihema ry'ibonaniro n'isanduka y'Imana. He got a vision of how he would build the tent of meeting and the ark of God. Iyo uri mu iyerekwa nta kosa rizamo, When you're in a vision, there's no mistake. ibintu byose ubihabwa uko bikwiriye gutangwa. Everything is given how it should be delivered. Ubibona nk'aho waba uri ku manywa uriho urareba mugenzi wawe. You see it as if it's broad daylight, as if you're looking at Hari your abantu neighbor. bashobora guhabwa iyerekwa, There are some people who receive a vision agahabwa iyerekwa ry'akazi ke kose uko kazagenda. and they have a vision of how their work will go. Ugahabwa iyerekwa ry'aho ugiye kujya, n'uwo muzahura, n'uwo muzajyana, n'abo muzavugana nabo, n'abo muzakorana. And you have a vision of how you move, the people you talk to, and who you will work with. Umuntu ashobora guhabwa iyerekwa ry'ikintu kibi cyari kigiye kuba ku buzima bwe, Someone can have a vision of the bad things that are going to happen on their life. ukava iwawe mu rugo ukabibona neza,
And you come from your home and you see it ugiye clearly. Nyabugogo uteze imodoka You go to Nyabugogo to take a car n'iyo modoka ukayibona neza iyo ariyo, and you see the car very well. iyi modoka irahagurutse igiye Uganda, And the car goes to Uganda. igeze ahantu runaka ikoze impanuka n'aho hantu urahazi. It goes to a certain place and it has an accident and you know that very place. Izo ntabwo ari inzozi, iryo ni iyerekwa. That's not a dream, that's a vision. Ibyo bibona neza cyane, nta kuvuga ngo ariko hageze aha birivanga, oya. That you see, Iyerekwa nta kivanga. that one you see it very well, there is no confusion. In a vision you see clearly. Iyerekwa ushobora kurigira cya gihe ugitangira kuryama. In a vision you can get it that very moment when you start to sleep. Utari wasinzira ngo winjiremo neza. Before you sleep deeply. Utangiye kugera muri ka gatotsi ka mbere. When you get in the first sleep. Aho niho amayerekwa akunze kuboneka. That's where visions come from. Ntabwo iyerekwa risaba kubanza kujya mu gitotsi cyimbitse. Vision doesn't require you to go in a deep sleep. Impamvu atari ngombwa nuko niyo ugenda cyangwa usenga ushobora kugira amayerekwa. The reason it's not necessary because even when you pray or you're walking, you can see a vision. Ushobora kuba wari uriho urasenga, You may be praying ukabona ibintu biriho biratambuka nkaho wagira ngo uriho urareba televiziyo. and you see things passing as if you're watching a movie. Icyo gihe iryo ni iyerekwa. That is a vision. Ariko iyerekwa naryo, But a vision too, naryo rigomba kugira urisobanura. it has to have someone to interpret it. Ntabwo ari ugupfa kwisobanurira n'iyerekwa Don't wagize. explain to yourself the vision that you received. Haleluya. Hallelujah. Narababwiye ngo Satani ni umwuka, I told you the devil is a spirit n'abantu turi imyuka. and people are spirits. Ugomba kumenya rero uko Imana nk'umwuka ikorera muri wowe, niko na Satani nk'umwuka ashobora You kukuvangira. have to know just like God is a Holy Spirit, the way He works in you, also the devil can come to confuse you. Niyo mpamvu rero abantu bagomba kugira ubwenge n'imbaraga This is why people can have to be wise and zo powerful kugira ngo babashe kugira ubusobanuro bukwiriye bw'inzozi n'amayerekwa bagira. so that they get appropriate explanation of the dreams and the visions they receive. Hari abantu benshi bahura n'ibibazo, So many people encounter problems umuntu ugasanga arakubwiye ngo maze amezi angahe ntasinzira. and the person says, I've spent so many months without sleeping. Inzige zariye imyaka yawe. The rockers have stolen your years. Kuko ni ukuvuga ngo mu kwezi uwo mwanya wose watakaje ibitotsi harimo ibintu byinshi cyane Imana yari bukubwire. Those times you've lost sleep, there are so many things God could have talked to you. Imana yacu idutabare. May our God rescue us. Ni ukuvuga ngo abantu benshi twatakaje kubwirwa n'Imana, kuyoborwa n'Imana, kwerekwa n'Imana kubera ko inzozi zacu twazitesheje agaciro. This means that so many people have lost to be told by God, to be directed by God, because we do not have value for our dreams and visions. Urarota ukabyuka ukigendera, ntabwo wandika, ntabwo ugaruka ngo ubitekerezeho, ntabwo ugasanga wabayeho ubuzima bw'impumyi. You live, you dream, you don't care about your dreams, and you find you're living a life of being blind. Hanyuma ugasanga ibihe biriho biragenda bigucaho ibindi bigucaho ibindi bigucaho. Then seasons pass and others pass and others pass. Kubera iki? Kubera ko ntabwo inzozi zawe wazihaye agaciro. Why? Because you don't give value to your dreams. Ntabwo amayerekwa yawe wayahaye agaciro. Because you never give your vision value. Kugira ngo inzozi zawe zigire agaciro, For your vision to have value, icya mbere nakibabwiye ni ukubanza gushaka umuntu ashobora kugusobanurira inzozi zawe. the first is to find someone to explain and interpret your dreams. Kandi n'umuntu ugiye kubaza mu gihe yumva atabizi azabyihorere kugira ngo atavangira ubuzima bwawe. And even the person you're approaching to ask, if they don't know, they should never do anything because they shouldn't disturb your Icya life. kabiri ukwiye gukora niba ushaka ko inzozi n'amayerekwa biyobora ubuzima bwawe n'amahirwe yawe, andika. If you want dreams and visions to direct your life, write them down. Giraho wandika. Have someone to record. Giraho wandika. Have someone to record. Hari igihe uzisanga ukeneye kongera gusubiramo. There are times you desire to start and review. Ni ryari wongera gusubira muri bya bindi wanditse? When do you review your dreams? Ni mu gihe ufite umugambi wo kugira ikintu ukora.
When you have a plan to do something, igihe hari ibyo utekereza gukora, when you're thinking to do something, subira mu gitabo cy'inzozi urebe niba nta kimana yaba yarakubwiye kuri go ibyo back bintu. in the dream books and see if God said anything to Igihe you. ufite umugambi wo kujya mu rugendo, When you have a plan to travel, subira inyuma ufate igitabo cyawe urebe ko hari ikimana yaba yarakubwiye muri urwo rugendo. go back and see in your book and see whether that God said anything on that journey. Igihe ugiranye ibibazo n'abantu, When you have problems with people, subira inyuma ufate igitabo cyawe urebe ko ibyo bintu Imana itaba yarafite icyo go yabivuzeho. back in your book and see if God never said anything on that. Igihe hari ikintu kigiye kuvuka mu rugo rwawe, When there is anything going to arise in your home, niba ari icyiza, if it's good, niba ari ikibi, if it's bad, subira muri cya gitabo cyawe urebe niba Imana ntacyo yari yarabivuzeho. go back in your book and see whether God never said anything. Igihe cyose Imana izabona inzozi zawe uzifitiye gahunda, All the time, God that will see that you have a plan over your dream, kandi ikabona ubishyizeho imbaraga, and He see that you have power. uzajya urota, kandi ibyo uzajya urota bizajya biguha umuyoboro w'ukuntu ugomba kugenda. You dream and then you have direction for how you move. Imana yacu ihabwa May our icyubahiro. God be honored. Haleluya. Amen. Imana ibaha umugisha. May God bless you. Tugomba kumenya uburyo tugendera mu isi y'umwuka. We have to know how to move in the under the spiritual realm. Satani ni iki akora kugira ngo akubuze ateze ibibazo mu buzima bwawe? What does the devil do to bring problems in your life? Kuvuga ngo hari ikibuga Imana yashyizeho, hari platform Imana yashyizeho yo kugira ngo abantu bakomeze kubana nayo. It means that there is a platform that God placed for people to be intimate with God. Aho Imana yashyize ko abantu bagomba kubana nayo ni mu nzozi. Where God placed for God to live intimately with His people is in a dream. Ibyo rero Satani nawe arabizi. The devil knows that too. Azi yuko Imana izahurira nawe muri za nzozi. He knows that you'll encounter your God in dreams. Niyo mpamvu nawe azakurwaniriza muri za nzozi. This is why He comes to fight you in dreams. Haleluya. Hallelujah. Azakubuza ibitotsi. He'll stop you to sleep. Sinzi niba mwari mwabona umuntu atangira kuryama, I don't know if you've seen a person who starts to sleep. hahandi wari utangiye kujya mu gatotsi, utangiye no kubona ibintu, When you're starting to sleep and when you start to see things, ukumva abafite imbeba irirutse, and you hear rats passing through, ukaba urashidutse. and then you wake up. Abafite amapusipusi ukumva iravuze aho hanze, Those who have cats, the cats start to speak. ukaba urashidutse. Then you wake up. Imana idutabare. May God rescue us. Kubera iki? Why? Satani azi yuko muri ibyo bitotsi byawe The devil knows that in your sleep, hari igitangaza kiri bube ku buzima there is bwawe. a wonderful miracle in your life. Hari umuyoboro uri buze ku buzima There is bwawe. direction for your life. Hari umuyoboro uri buze ku rugo There rwawe. is direction on your family. Hari ubuzima bugiye guhindurwa. There is a life going to transform. Satani rero ntarwanya ibitotsi The byawe, devil then doesn't fight your sleep, ahubwo ararwanya iyerekwa ryawe. but he fights your vision. Kudasinzira kwawe Not sleeping. bifite umugambi mu isi y'abadayimoni. It has a plot in the Ugasanga demonic abantu world. bararara bakora, Then people spend the night working. ariko nyamara Imana yaravuze ngo mukore ku manywa nijoro muze tuganire. Yet God said, work in the day and tomorrow come and at night come and we talk. Hanyuma Satani akakubwira ngo kugira ngo wunguke byinshi kora amanywa na nijoro. And the devil tells you for you to gain profit, work day and night. Haleluya. Hallelujah. Kandi ntabwo ari abantu benshi barota ku manywa, And not so many people dream in the day. nubwo yaryama ntabwo ari abantu benshi barota ku Whether manywa. they sleep, it's impossible to dream in the day. Kubera iki? Ntabwo ariyo time, ntabwo ari cyo gihe cy'Imana. Because that's not the time of God. Igihe abamarayika baba biteguye, baba bateguwe kugira ngo bagusure, ni nijoro, ntabwo ari ku The manywa. time of visitation of the angels is at night, not during the day. Nurota ku manywa ujye umenya ngo hari ikintu kidasanzwe. When you dream during the day, just know it's something exceptional. Ubundi abantu barota ku manywa ni abahanuzi. People who dream during the day are prophets. Haleluya. Hallelujah. Umuntu ufite impano y'ubuhanuzi na ku manywa ararota. A person who has a gift of prophecy, even during the day they dream. Kuko wabasha no kurota akanuye. Because they can dream even when they are looking. Haleluya. Ashobora no kurota akanuye. They can dream when they are looking. Ushobora kwicara ukanuye, uricaye hariya ukanuye ureba, ariko Imana igagukubita umuntu w'imbere ikamukubita mu gitotsi, Imana ikakwereka ibiriho biraba hano mu rusengero, mwe mukamubona areba ariko indani arasinziriye. And then for you, you see a prophet seated during the day, broad daylight. They are looking, their eyes are open, but the inner man is sleeping, and then they get a vision. Nubona
urose ku manywa When you see yourself dreaming during the ngubwo day, waryama ku manywa nubona urose uzamenye ngo hari ikintu kidasanzwe when you sleep during the day and you dream, just know it's something exceptional. ujye wihutira kubaza izo nzozi kuko haba hari ikintu kidasanzwe mu isi y'umwuka Quickly ask for that dream because there's something exceptional under the spiritual naho realm. ubundi biriho by'ukuri ni nijoro But the usual is at night. amanywa n'ayo gukora During the days to work. ijoro ni iryo gusurwa n'imana At night is visitation by God. utaba usuwe n'imana ugasurwa na satani byose ni imyuka If you're not visited by God, you're visited by the devil. All that is spirit. ariko umuntu iyo tugeze mu bihe by'ijoro When we're at night, ni ukuvuga ngo umuntu wawe w'inyuma arasinzira uw'imbere akajya mu kazi the outer man sleeps and the inner one starts working. nigeze kuba ndyamye I used to sleep. Imana ndota inzozi ngo nagiye gusengera umuntu uri muri Faisal I dreamt and I saw myself going to pray for someone in Faisal. n'igitanda yari aryamyeho mpabwa nimero ugenda usengera umuntu uri ku gitanda nimero iyi nini And I got a number even on the bed in Faisal. ubwo nyine mu nzozi njya gusengera uwo muntu muri Faisal In the dream, I want to pray for that person in Faisal. yari yarakoze agisida yaravunitse amaguru yombi barayamanitse That person had an accident. Both legs were broken. They had raised up. mu nzozi naramusengeye mbona ndamubwiye ngo ayo maguru nayamanura yashyire hasi In the dream, I prayed for that person. I said, put down your feet. mbona nkuyeho bya bintu byose bari baramubohesheje n'amabuye n'iki mushyize amaguru hasi Then I saw myself pulling down her legs and removed the stones and put her legs down. mva mu nzozi I came out of the dream. haleluya Hallelujah. aha ndashaka kubabwira imbaraga z'inzozi I want to tell the power of dreams. haraciyemo imyaka myinshi After so many years, mpura n'umudamu umwe I met a woman. duhurira muri supermarket We met in the supermarket. uwo mudamu arambwira ngo ariko jyewe ndakuzi The woman told me, I know you. ndamubwira ntiwanyibutse I think you remind me. arambwira ngo none se we ntiwaje kunsengera muri Faisal And then she said, did you come to pray for me in Faisal? ndamubwira ko numva ntakunze no kubikora cyane ibyo bintu But I don't think I do that. I never do that. ngo ntabwo wibuka umudamu Don't you remember a woman? ngo yari yarakoze agisida amaguru yombi yarashwanyaguritse barayamanitse ngo ukaza ukamusengera ukaranayamanura ukayashyira hasi Don't you remember a woman who was broken with 2 legs? You prayed for my legs and put them down. nsengera indani muri nge I prayed inside me. mbwira mwuka wera ntaha ni wowe wo kuhankura I said, Holy Spirit, you're the one to remove me. ntabwo Here. nzi igihe nasengeye uyu muntu I don't know when I prayed for this sindi person. bumubwire ngo ni uwo dusa I won't say that it's someone I looks ntabwo like. nzi igisubizo ngiye gutanga hano I don't have an answer to tell this person. arangije ngo ariko ngo wabyibutse koko ngo wabyibutse ko ngize umugisha nari narakubuze And said, why don't you remember? I'm blessed that I could not find you. nibyo imana ihabwa icyubahiro ni wowe ntindabyibutse Then I said, oh, may God be honored. It's you. kubera ko umwuka nyibukije inzozi nagize cyagihe Because the Spirit reminded me the dream I dreamt that time. urumva jyewe nagiye nko mu nzozi You know me, I went in a dream, ariko umuntu yambonye nk'umuntu but the person saw me as a person. anyibuka nk'umuntu They remember me as a person. mujye muha agaciro inzozi zawe Give a value of your dream. harimo ibanga mu nzozi There is a secret in kandi dream, harimo imbaraga mu nzozi and there is power in dreams. imana yacu ihabwa May our icyubahiro God be honored. yesu abaho May umugisha Jesus bless you. tuzakomeza ku cyumweru yesu We shall abagira continue on Sunday. May God bless you. ngiye guhaguruka dusenge Stand up and pray. urafata ku mutwe wawe ubwira imana ngo mana ngarurira inzozi n'iyerekwa Touch your head and say, God, restore my dreams and usaba my visions. imana uti ibyanjye bipfuye kubera ko inzozi zapfuye Ask God inzozi that- ndazibagirwa harimo benshi mutakirota harimo benshi bibagirwa ibyo mwarose ibyo byose ugiye kuzamura ijwi ryawe ubisaba imana kandi birakoreka mu izina rya yesu Some of us have forgotten. They never take serious their dreams. You're going to pray for your head so that God Senga restores. rero, Now senge mu pray. izina rya Pray Yesu. for your life in the name of senga pray. ugaruze inzozi zawe Return your dreams. ugaruze iyerekwa yawe Return your mu izina revelation. rya In yesu the name of Jesus. orasataravashandere senga Pray, ni pray, ikintu pray, gikomeye pray, bene pray. It's a data mighty thing. ni Pray, ikintu pray, satani pray. yabanyaze It's kandi something ni the devil ikintu stole. gifite umumaro It's ukeneye very ko imana useful. ikubwira iby'abana You know that bawe God needs to tell ukeneye you ko things imana of your ikubwira children. iby'akazi kawe You know what God ukeneye has ko to tell imana you about ikubwira your job. iby'urugendo You rwawe not go to tell you about your journey. roshendere vesikarava vasakatakamakasikaravo mu izina rya yesu kristo In the name of nazareti Jesus Christ. data mu izina rya yesu Our Lord, in the name of Jesus revesendere Christ. vovoshivarava fungura inzozi z'abana bawe fungura inzozi
open the dreams of your children. Roshakatarava santere veshikatakava. Sengi sengere, sengeri sengere. Izina rya Yesu Kristo. Roshetere vesikava. Ora sandara vavashi vereve seketira masaka. Remeve seketere vovoshi varava sandere veshikata. Remeve sekete keveketi korava. Ro rasakata kavaka sakataravo. Rememe sindere veshikarava sakatarava. Reseketere veveshivo. Mizina rya Yesu. Romo mosikatara masandere meshikara masaka. Rememe sekere vesendere vovo. Rovo ora sakatarava ribreve seketerevo romosi katarama sakatarava mizina rya Yesu Kristo data turagaruje inzozi zacu turagaruza amayerekwa yacu ndafungura ubwenge bw'abana bawe mizina rya Yesu bitekerezo byawe ndakubaho hejuru y'abikirere cy'abatayimo izo mbaraga zifunze ikirere cyawe zikire korobonaha zikire korobonaha mizina rya Yesu zekore ikirere cyanyu zekore ikirere cyanyu mizina rya Yesu dusenze twizeye mu izina Pray first in the name of Jesus. Hallelujah. Jesus Christ. Yes, abaho umugisha machagarukira Imana. Clap for the Lord. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Our Lord be honored.